byose we, ubura amafaranga, ubura n'amavuta. Reka twajyaga umuceri kuri Noheli tugasaba Imana Noheli yaba itaragera umwana umwe mu rugo akirwaza undi akazirwaza undi munsi, kugira ngo niba bazi icyo umurwayi ashaka mvuga umuceri. Itariki z'ubukwe ni 28, twinjira mu byo gushaka testation, turazibonye tujya tugira ngo twandikishe urukiko. Umusore ati reka mbanze nanjye ngi wacu njye kuzana inkwano, niho nayisize. Umusore agenda agiye, nabugingo n'ubu ntaragaruka. Imana yacu yumva gusenga, bivuga ngo uw'Imana yavuzeho ujya kugera mu kaga Imana ikabamba amahema, ujya kugera mu bikomeye Imana ikitambika. Abanyumvise tuyikomera amashyi, tuyivugiriza impundu. Uyu ni umugoroba wo guhendahenda Imana. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Shyiramo amashyi. Imana iturebera aho, Imana iturebera yemwe aho tutareba we. Imana iturebera aho byakomeye, Imana iturebera aho byatuyobeye, Imana iturebera aho byaducanze, Imana iturebera yemwe aho tutareba we. Shirama amashyi. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Yabwiye Kuro ngo yewe Kuro we, ngo nzakujya imbere ahataringaniye, nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzakenyuruza abamikuro kugira ngo ngukenyese. Dore n'amarembo yawe ntagazugarirwa, amarembo y'imigisha, amarembo y'amahoro, amarembo y'urubyaro, amarembo y'amafaranga. Dore n'amarembo yawe ntagazugarirwa. Imana iturebera yemwe aho tutareba we. Imana ireberera abagabo aho batareba, Imana ireberera ababyeyi aho batareba. Niyo yubaka ingo yemwe maze zigakomera. Imana niyo yonyine yimura imisozi, abimenye ikayubikana uburakari bwayo. Imana iturebera yemwe aho tutareba we. Abantu bakiri muri iri teraniro muvuge ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi turashimira Imana ko natwe tugiriye icyizere cyo guhagarara ahangaha imbere y'abantu bangana gutya. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, ntabwo yenda ari ubwa mbere twaduhagaze imbere y'abantu bangana gutya, ariko turashimira Imana ko ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yesu nashimwe cyane. Bigeze ku mugoroba kandi ni ukuri twafashijwe. Ndagira ngo tuganireho gatoya, yenda nzagaruke mbajye mideni, ariko nanjye munyihanganire iminota isigaye, iminota bampaye. Data wa twese angiriye icyizere kugira ngo nanjye mpumeke mvuge mwene Mariya neza,
kuko niwe uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Niwe wadukijije gusoma inzagu, ubu dusoma inzandiko, iza Pawulo ndetse n'izindi nziza. Kandi aho kugira ngo utinde hirya no hino, aho kugira ngo umuntu atinde mu kabari, umuntu yatinda mu nzu y'Imana. Njya nkunda kuvuga ngo iyo nza gutinda hirya mu by'isi, Imana yarakoze kunkura muri izo za karande, kuko bari abantu aho tuvuka baterekeraga baraguzaga. Nari inzu urwagwa ruryoshye mu myaka 5, 6, ninjye bajyaga bohereza kugira ngo njyanemo umuheha muremure, kugira ngo numve ko urwagwa rwahiye, nkawinjiza mu gwina ndi umwana mutoya. Narangiza nkabwira umusaza yari sogokuru, nkamubwira ngo urwagwa rwahiye muze, nkamubwira ngo rwanogotse rwose. Imana yo kabyara ndayishimiye ko yankuye aho ngaho. Njya niheraho nkavuga ngo nshingiye kuri ibyo ibihamya ndabifite birenze kimwe. Iyo nza gutinda higiyo nkabanywa muri turi, ntago byari kuba meze gucya. Bari kunkubita vide kuri inyuma yanjye hakiyongeraho ibihanga. Sinari kubasha kuvuga ifiriti, nari kujya mvuga ngo ifiriti. Turashimira Imana ko yadutabaye tutarapfa, yadutabaye hakiri kare, yadutabaye ryari. Mu ndirimbo mfite ni nyinshi cyane, reka ndirimba igitero kimwe, nijyo ndarijyamo. Ndajya ngenda mpanura uko nshobojwe, mvonyuraho ko Umwuka Wera ari kunyemeza. Amen. Kandi haleluya. Kandi abakiri imbere y'Imana, haleluya, ubuhamya ndabufite pe, mfite ubuhamya. Wowe umase iminsi uri murira, amarira yawe Imana yarayabonye. Aherutse guca mu mudugudu witwa Nayini, uko yabisanze siko yabisize. Azura umwana w'umupfakazi, amusubiza nyina ari muzima. Nawe humura, aje kunyura iwawe, bisobanye maze abisobanure. Humura komera, ndimo ndumva imirindiye, aje gutabara. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Komeza ibirori byawe, umunyakibi yatsembweho. Komeza ibirori byawe, ntagazongera kunyura iwawe. Imana yacu yumva gusenga, Imana yacu yumva gusenga, kandi abayitabaje ntabwo itinda kubasubiza we. Imana yacu yumva gusenga, Imana yacu yumva gusenga, Imana yacu yumva gusenga, kandi abayitabaje ntabwo itinda kubasubiza we. Imana yacu yumva gusenga. Aba turi kumwe, haleluya. Ko mfashijwe ndirimba ikindi gitero se. Hamani yashatse kwica Abayuda ngo abamareho. Abayuda barasenga iminsi 3 gusa, mwijuru inama iratera, nibona Abayuda bakwiriye gutabarwa. Urukiko rw'ikirenga rurabyemeza, guverinoma yo mwijuru nayo irabyemeza. Abayuda baratabawe kubera Imana. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Uwo ni wo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka we. Kubera Imana Abayuda baratabawe, kubera Imana. Imana yacu yumva gusenga, Imana yacu yumva gusenga, kandi abayitabaje ntabwo itinda kubasubiza we. Imana yacu yumva gusenga. Haleluya, haleluya. Abantu baje gusenga bakiri muri iri teraniro tuvuge ngo amena. Ndafashijwe, reka ndirimbe n'ikindi gitero cya nyuma, muvuge ngo amen. Ibintu birahindutse. Imana yacu yumva, Imana yacu yumva, Imana yacu yumva gusenga, kandi abayitabaje ntabwo itinda kubasubiza. Ni Imana ijya inyuranya ibihe, ni Imana ijya inyuranya amaboko, ni Imana, kuko icyo yanditse yaracyanditse, ntawe uzagisiba ngo agishobore. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo azakuraho umugambi w'Imana. Abanyumvise tuyikomera amashyi, tuyivugiriza impundu. Uyu ni umugoroba wo guhendahenda Imana.
voya sire mando yasika. Imana ishimwe. Uyu ni umugoro wo guhendahenda Imana. Twumvishe byinshi ariko twongere tuyihendahende. Ntago iyi Imana irambirwa amashengesho. Ayirambirwa y'abatihanye. Ariko twihanye twamara amaje. Twaje imbere y'Imana twihanye kangahe twihana kangahe ndumva Imana itabura kuduha umugisha. Haleluya. 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 Ngwi ataba Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu ubw'ababisha bacu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri turi bazima. Imana ishimwe itaradutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yabo ikigoyi kiracitse tuvamo turakira. Imana ishimwe kuko yadutabaye. Imana yacu yumva gusenga ayo mashi. Imana yacu yumva gusenga kandi abayitabaje ntabwo itinda kubasubiza we. Imana yacu yumva gusenga. Imana yacu yumva gusenga. Imana yacu yumva gusenga kandi abayitabaje ntabwo itinda kubasubiza we. Imana yacu yumva gusenga. Munyemere tuzamura ibiganza gutya tuyihereza icyubahiro. Iminota mfite ni mikeya ariko turashima Imana kujya yumva gusenga. Aleluya. 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 Iyi ndirimbo nayihimbye murabyumva ari mu kwa 12. Satani yari yamize nanjye ashaka kuntwara umwana wa 4 aracyari mutoya cyari kwibere. Arashega nyine Imana irambira ngo senga nkureho urupfu. Ndashimira Imana ko yankuriyeho urupfu ku mwana ku itariki ya mbere y'uyu mwaka. Nyine naraserebuye kuko yabaye ndi mu Bugesera. Nari narabwiye Imana ngo nimbona nkurikije ukuntu byari bimeze byari bikaze, ndavuga ngo nimbona itariki ya mbere igeze umugabo wanjye ari muzima n'abana banjye ari muzima nzaserebura igihe bari kurasa umwaka nanjye nzaba ndi guserebura. Ndashimira Imana ko ijya inyuranya ibihe. Imana ijya inyuranya amaboko. Satani arijya panga gupfa Imana ikavuga ngo ntugipfuye ahubwo baho. Turayishimiye abo yimanye mumfashe tuyihereze icyubahiro niba biri ngombwa tuyikomera amashyi tuyivugirize impundu. Imana yarahabaye 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 Imana yacu. Dusome ijambo ry'Imana. Ariko abantu bafite ibihamya haleluya. Ngo natwe dufite ibihamya kuri Imana yumva gusenga. Natwe dufite ibihamya hari ibyo wadukoreye. Abibutse imirimo y'Imana haleluya. Abibutse imirimo y'Imana haleluya. Ndashaka ko tuvuga ibihamya by'aho Imana yadukuye kuko uko biri biruta mbere. Uko biri biruta ryari. Tije urahari. Urahari. Curanga kuri yo ndirimbo nishaka ndirimba igitero kimwe ubundi umuntu ahanura uko yategetswe. Amen. Amen. Bitamo ikinimba kijya kumera nk'igishakamba. Natwe dufite ibihamya. Dufite ibihamya kuri Imana yumva gusenga. Natwe dufite ibihamya hari
ibyo wadukoreye. Abibutse imirimo y'Imana tuyikomera amashyi yitwa ya turagushimiye, izina ryawe n'iryubahwe, turagushimye. Abo yagiriye neza, abo yahaye kubyara, abo yahaye guheka, natwe turagushimye. Uri Imana yumva gusenga, abo yakijije inzara, abo yakijije indwara, tugukuriye ubwatsi, ayo mashina yawe, izo mpundu ni zawe. Uri Imana yumva gusenga, natwe dufite ibihamya. Uri Imana yumva gusenga, natwe dufite ibihamya. Hari ibyo wadukoreye, natwe dufite ibihamya. Uri Imana yumva gusenga, natwe dufite ibihamya. Hari ibyo wadukoreye. Tuyikomere amashyi, ibihamya turabifite. Abayizi bazakomera nibamara gukomera, bakora iby'ubutwari. Danieli yarabiramishe ngo basi Imana yabo n'ukuri bazakomera, bakora iby'ubutwari, kuko utarabanura abantu ku butoni. Mu mahanga yose ukubaha, gakora ibyo gukiranuka, uramwemera. Uri Imana yumva gusenga, iminsi ya kera turayibutse, twibuka ibyo wakoze. Uzinga amateka ukazimura ayandi, mwami w'abami. Aho ugejeje ukora, tubaye tugushimiye. Uri Imana yumva gusenga, natwe dufite ibihamya. Uri Imana yumva gusenga, natwe dufite ibihamya. Hari ibyo wadukoreye, natwe dufite ibihamya. Uri Imana yumva gusenga, natwe dufite ibihamya. Hari ibyo wadukoreye. Ibintu biba bikaze, kuririmba gutya biratugora. Tuba twaramenyereye gucuranga tugakubitamo. Iyo rero uririmbye udaheruka, ntabwo biba byoroshye. Tumenyereye wa muziki,
ntabwo biba byoroshye ariko biba binari ngombwa ko mumenye ko yenda hari indirimbo ari izacu ibihamya birahari rero Imana izinga amateka ikazingura ayandi dusome ijambo ry'Imana twihuse mu minota mike yansigaranye dusome mu Itangiriro mbabwire data wa twese icyampaye kugira ngo dupfundikire iri teraniro kandi aba bana nanjye Imana ibaha umugisha nanjye Yesu yarampamagaye kugira ngo mukorere dusome Itangiriro 37 umurongo wa 18 turaza gusoma na 41 umurongo wa 37 Itangiriro 37 umurongo wa 18 aravuze ngo bamwitegera kikure bigira inama yo kumwica atarabigira hafi baravugana bati dore Karosi araje nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi tuzavuge tuti inyamaswa z'inkazi yaramuriye tuzarebe inzozi ze uko zizaba dusome na 41 41 umurongo wa 37 ivuga ngo ibyo abantu bavuga bitandukanye n'iby'Imana ivuga. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana yakweretse ibyo byose nta wundi w'umunyabwenge w'umuhanga muhwanye, nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendesha mu igare rikurikirana n'irye, bakajya bamupfukamira bati nimumupfukamire, nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abantu bakiri mu iteraniro amen. Abakihangananye nanjye muvuge ngo amen. Kandi nukuri abantu bihanganira iyi minota isigaye ntabwo ndi buyirenze, ndagerageza wenda nzagaruke. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Alleluia. Munyikirize na amasaha ageze kure, munyikirize amen. Nimunsige hano amen. Imana yampaye ijambo irambwira ngo mbazanire iri jambo rivuga ritya riti umuntu Imana yavuzeho aratungurana. Impaye ijambo ngo ndibazanire rikurikire ayo mwumvise yose, riba ari ryo ripfundikira iteraniro, kuko nijye Imana yabonye ko riri busoze rigapfundikira iteraniro. Byubahe uryumve. Irantumye ngo mbabwire ngo umuntu yavuzeho, umuntu Imana yavuzeho ikamuvugaho aratungurana. Ibwira Yeremiya rirongera riragarutse. Yaramubwiye ngo Yeremiya we nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, ndangije ngushyira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yeremiya yari umwana kandi yari afite n'ubwoba. Imana iramubwira ati Yeremiya we kebuka urebe. Yeremiya arakebuka arareba. Imana iramubwira ngo uruzi iki? Yeremiya aravuga ngo ndareba inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo waroye neza ko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Iyo bibaye ngombwa ku muntu Imana yavuzeho iririndisha n'ubuhiri, aho kugira ngo umuntu wavuzweho n'Imana apfe, itanga ingabo nyinshi zigapfa kubwe. Bibiliya ivuga iki?
iravuga ngo Saduraka na Mishake na Abedenego muri Daniyeli 3 ngo banga kuramya igishushanyo umwami yari yakoze akagishyira mu kibaya cya Dura. Barahamya baravuga ngo iyi Mana turabizi twabanye nayo, iyo dutunze tujya amaminwa n'ibishimbi ikatubyibushya, na n'ubu irabasha. Barahamya baravuga ngo iyi Mana irabasha kudukiza. Bongeraho baravuga ngo kandi naho itadukiza ntabwo turi bwigere dusubira inyuma, ntabwo tuzaramya ibishushanyo. Oya, baramaramasa baravuga ngo habe no kubara igishushanyo wakoze. Ngo ararakara ategeka ko babajugunya mu itanura, ngo barishiramo 7 baragenyegeza. Ngo arangije ngo bafata abagabo b'inkorokoro baterura abagabo ba Saduraka na Mishake na Abedenego. Imana isohoza ijambo yavuze kuri ba Saduraka, ibirimi by'umuriro bitsinda babagabo bateruye ba Saduraka. Bivuga ngo uw'Imana yavuzeho ujya kugera mu kaga Imana ikabamba amahema, ujya kugera mu bikomeye Imana ikitambika. Suko urupfu rwabuze, suko batohereza amahembe, suko batohereza ibitega, nuko hari ijambo Imana yakuvuzeho. Tuyikomera amashyi mu ntabare, tuyikomera amashyi nuko hari icyo Imana yavuze kuri wowe. Impamvu gihumeka, impamvu gigenda bikemera, impamvu utagendera mu kagare, hari icyo Imana yavuganye nawe. Netakaravo yasire mando yasika, hari ijambo Imana yavuze. Abahari tuyikomera amashyi, ndima munyumvise tuyikomera amashyi. Ibirimi by'umuriro byatsinze babagabaho. Saduraka binjira mu itanura ry'umuriro, basanga Kristo yahageze. Arababwira ati nimuhumure, ijambo navuze nduwo kwizerwa. Arababwira ati nimuhumure, nta n'umwotsi uri bubanukeho. Umva mu kigeragezo iyo ukinjiyemo Imana yavuze nta mwotsi ukunukaho. Oya, nta mwotsi wakunukaho, ipfa kuba ari we yavuze ngo mbanye nawe, ngo nubwo ugiye guca mu bikomeye ariko nzagira gute, nzabana nawe. Ibana nawe ugasohokamo nta mwotsi. Reka mbabwire gatoya, nakijijwe kera mvuka muri wa muryango nababwiye, nubaha Imana. Twajyaga umuceri kuri Noheli tugasaba Imana, Noheli yaba itaragera umwana umwe mu rugo akirwaza undi akazirwaza undi munsi, kugira ngo niba bazi icyo umurwayi ashaka mvuga umuceri. Bimera bityo n'amateka maremare. Imana ibona mfite gukunda umuceri ku rwego rukomeye, irambwira ngo mwana wanjye kuko unyubashye nzakujyanaho ibyo biba. Inyimura ku Gikongoro inzana i Kigali, nabaga ku Kitabi impega igitebo. Ntago ari gutandukanya umukobwa n'umugore, twari twarazahaye, iminkanyari yaraje, twaranambye, twarahombanye, tujya ubujumba butoya, tukajya impombo. Umusozi dutuyeho ni weraga icyo gihe. Twari kumana Imana igizinga amateka ikazingura yandi. Niyo mpamvu nageze kuri iyi ndirimbo vidufite ibihamya, ndavuga ngo Imana igizinga amateka ikagira gute, ikazingura yandi. Ngera i Kigali nza nkora akazi ko mu rugo, ahantu ndahabaye ngiye kubera ko nishakiraga umuceri. Iby'amafaranga ntumvaze, barambwiye batese wakorera ngahe kugira ngo nge mbona agasabune n'utujipo ntibitanu. Hari 2 ntangira kuri 5, babona ndavunika cyane, baranyongeza biba 7. Ndahabaho ngaho kwa Senama, ni haruguru urusengero rwa Kimironko niho nabaye, hano mwisindiro ndahaba. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, Imana ati kubera ko wanyubashye ntago ari umuceri gusa nzaguha, nza kugirira neza. Ndangije mpita mfukama ndongera njya Gobyori, ndayibwira ntuwite ni mu mujyi cyangwa ni mu cyaro uzangirira neza. Imana yitwa Uwiteka iravuga, ntago ari Sekamana. Iravuga, Imana yacu iravuga, igasobanura naho izakugirira neza. Numva imbwiyemo n'ubukwe, imbwiramo umugabo, imbwiramo abana, imbwiramo inzi Kigali. Ndangije umva imbwira kuza gera kure ku maradiyo, ku ma YouTube, byose yarabivugaga. Byagera ku mateleviziyo nkavuga ariko se umuntu ajya muri televiziyo ati, umuntu ajya muri radiyo ati, amena radi. Numvaga ari ibintu ntatekereza, kuko urumva iyo mvuka nawe hari muri Shiri. Imana yo kabyara ndayisenga, nkajya ndinjira Gobyori. Igihe ndangije akazi ko mu rugo saa 5 nkabajya kuyihenda, nkayibwira n'Uwiteka hari icyo namenye ko ngewe nta gaciro ngewe mfite, ariko nje kugushakaho ingingo indengera. Nta buranga, nta mashuri, nta mafaranga, sindi nakavukire, ariko igihe abandi bajyamye ntukabura icyubahiro. Nkajya mu giti nkayishima, nkayihimbaza, nkayitereta, ndayihenda, ndayibwira n'Uwiteka nta bindi nujuje, ariko ingingo indengera nashinze ivi. Umva umuntu usenga Imana, abantu bajye bamwitondera, aratungurana kuko Imana imuvugaho byiza, nta handi kubwirira uretse aha.
nta handi ivugiranira natwe uretse aha, nta handi tubwirira uretse aha, nta handi tumenyera amakuru uretse aha. tuvuge ngo amen cyane. ariko muracyaharira. Haleluya, haleluya. Imana irangije imbwira ibyo izankorera, ndangije ndicara, ntabwo byatinze, ndagira ngo nice mu buhamya gatoya twinjire mu ijambo duhite dusenga. Ndangije Imana uko imbwiye ngo mwana wanjye nza ubukwe, byose irabimbwira byose. Ndangije mbona umusore, ntabwo ngiye byigeze bingora ngo yenda ngo ndajya gusengera umugabo, oya, nari nkiri na mutoya rwose. Mbona umusore arandambagiza kuko nakubitaga mikorose abantu mbese abazimu bakiruka. Katura mukobwa nubwo ari igikara ariko araririmba sha. Umuntu ajya ashaka ingingo imbirengera, ubure byose we, ubure amafaranga, ubure n'amavuta. Reka waje imbere y'Imana ujye ushaka ingingo igira gute? Agaciro ni iki? Ni amavuta. Umuntu abura ubwiza, abura amafaranga, abure vewiti, abura amatayi, abura inzobe, abure no gushaka Imana, abure guhendahenda Imana, abure n'agatunya, abure n'utuvuta kwe, ubure no kuba wavuga Imana byibura ngo n'abadayimoni biruke bagwirirane. Koko Imana yo kabyara irambwira ati mwana wanjye ndi Uwiteka nzakugirira neza. Mba mbonye umusore yari mwiza pe, ari bogari, ndamureba nanjye n'abantu Imana iranshubije ndatagangaye rwose. Twakundanye imyaka 3, mba muri kakazi, arandambagiza, tujye iwabo ibyumba, tujye iwacu ku Gikongoro, bavugana n'abasaza. Umva hano za mbere barazinywa nyine, afata irembo, turitegura, turerekanwa mu rusengero Kimironko, abantu barishima, korari nabagamo, komite, narindi dirisha, intwerera kese ebyiri. Urumva ibyo bintu bitarimo Imana ra? Iti nkubita kese ebyiri za fanta, kwerekanwa byonyine. Ndangije abantu turanywa, no baravuga ati ariko Mana uriya mukobwa Imana iramutabaye, ati ukuntu ayikorera, ukuntu ayihimbaza, ati mutabaye hakiri kare. Umva ibintu birihuse rero. Itariki rero zirapanzwe, turazatse 28 z'ukwezi kwa 5 2011, nitegura kuzambara agatimba. Ndavuga nti narayubashiwe nanjye nkambare mu izina rya Yesu. Ndangije rero itariki ziragera, udufaranga nakoreraga nanjye nizigamaga, kuko urumva nabonye fiance yakiri kare, nkajya nizigama, kora inzi ko iwacu nta giseke cyahava. Bora nari nagiye ntuzigama. Ndaganira rero ni mu mpembe y'amafaranga, ndagenda ngura ibishingiranwa byishika bitari bike, byari byuzuye icyumba cyose. Bari imyaka 5 yose nkora akazi ko mu rugo, ntakuramo n'amakeya uretse nk'agasabune cyangwa utuvuta ukuntu. Ndangije amafaranga nyagura ibishingiranwa. Itariki z'ubukwe ni 28, twinjira mu byo gushaka attestation, turazibonye, tujya tugira ngo twandikishe urukiko. Umusore ati reka mbanze nanjye ngi wacu njya kuzana inkwano, niho nayisize. Umusore agenda agiye, nabuge ngo nubu ntaragaruka. Umusore arankwepa arambenga kumugaragara isubaye, henda Imana ndayihamagara, irambwira ngo ni ishuri nshishijemo. Narakubititse ntababeshye. Ndibuka ko umunsi umwe buriya Munezero ndamukunda, umunsi umwe Imana mpamagaye mu gihe gikomeye, nihutishije ubuhamya, kandi ukwivuga ngo bupfuye, ndirimba, ndi dirijante, abantu baravuga bati mwabonaga se bwaba karaga kobwa kagakara kagakoze ko mu rugo, mwabonaga bukwe kabukurahe iwabo si ku Gikongoro bura nta karandeze haba, mwabona bwava hehe? Ati ntiyakubwiye ko yavukiye mu ishashi? Nina navukiye mu ishashi, mama baramurozi, n'amateka maremare n'ubundi buhamya. Hanyuma ndangije amagambo aragenda ngera ahangaha, ndananuka ngana n'urutozi, ndamamagara Imana ndayibwira nti none se bimeze bite? Imana irangije iricecekera, cyakoze irambwira ngo mwana wanjye humura, ibyo nyibajije sibyo yambwiye. Yarambwiye ngo humura nzagutabara, ahubwo bwira abantu banjye yuko nzatabara, nzabagirira neza. Iyitima indirimbo nitiri ya alubumu yanjye ya mbere yitwa Bizasohora. Ninjira mu magambo avuga ngo bizasohora, ninjira mu nkuru za wa mugore w'umupfakazi yishyurirwa ideni, nkubitaho igitera kiba ngo kwizera n'igiti cy'umwimerere, cyera imbuto ibitangaza, kigasoromwa wone uwihanganye akihanganira ibigeragezo. Nkubitaho Yobu, nkubitaho Yozefu, abantu ndirimbye abantu batiyo, ati nimurebe, ati nukuri abasara.
iyo umuntu ari mu kigeragezo ntabwo wisobanura. Reka da, umuntu uzi ko bashobora kumwita umusazi bakamwita umurozi atazi n'umuti w'igicurane kubera ubukene n'ubutindi, ariko iyo Imana imwakuye abantu biramenyekana. Umva, ndashimiriye, haleluya, uko Yesu abisanze siko abisiga. Tumukomera amashyi, tumuvugirize impundu. Yitwa Rubasha yo kabyarana agaheka, ni umwami w'abami, ni umwami mwiza. Umunsi umwe Imana yaranturumbuye, naraye nijoro kandi mumbona nta njyamye ubu, sinari narigeze njyama. Nari kuryamana n'ikisi ko nabibabwiye, nari kuryamana. Reba iyo mvuka, nari naravukiye mu cyayi, dusoroma icyayi n'ubutindi n'ubuki bwose, tujya impombo, tujya ubwo bujumba. Ngeze i Kigali umuceri byo ndawubonye, nkavuga ntese umuceri ko nkubonye nintangira nkajya amafiriti amabuna akaza, ntabwo nzambara ibintu bikagira nkibagirwa aho navuye, nkajya kuyihendahenda. Nicyo cyatumaga ntajyama. Ndangije ubwo nari mfite n'ibitotsi by'ibirara, reka inturumbure ahantu narindi mu ishyamba nijoro. Ibi mpaye ijambo rivuga ngo Yesu arasinzira ari mu bwato, ariko asinzira hari icyo yavuze. Yavuze ngo twambuke. Mva, arangije ngo bageze mu bwato mu nyanja, inyanja umuraburaza, baramukangura basanga ajyamye ibwerekeza. Ngo barataka bati turashize, bati mwigisha ntubyitayeho. Inkubita iryo jambo irambwira ati genda ubambwire ko ndi Imana ishoboye byose. Arangije irambwira ati kandi nubona ufite ibibazo, nubona byagukomereye, kangura Yesu ku kibazo cyawe. Mukangure abyuka arebe, mukangura cyaho umuyaga, mukangure. Naraje ndyigisha ndi mu mavuta. Icyo gihe wayoboraga aravuga ati Angelique arababeshya, Yesu ntagasinzira. Ndebaho ndisomye ndakanu, ndavuga ntariko ndasaze. Uya nari mpazi riri ahantu muri Bibiliya, muri Luka, muri Yohana, muri Mariko, hose rirahari, no muri Matayo, ahantu hane hose rirahari icyo jambo Yesu asinzira ari bwerekeza. Narakanuye wari uyoboye icyo gihe, arababeshye ntago Yesu asinzira. Ansenyera mu iteraniro, narakanuye nkimbwireba televiziyo, ndavuga nti ndamwaye. Imana iranshutse nemera gushukika. Kukiri kunkorera ibintu mfusha ubukwe nirangiza inyanike bene aka kageni. Ndaririmba bakavuga ngo araririmba se yabanje ikamutabara mbere yuko abwira abantu ndi gutabarwa. Mwabantu mwe bibari hatari kubwira abandi gutabarwa, wowe nta na gato irakugirira, nta gahamya ufite nakamwe. Zakariya ngo ntiyari kuvuga atarabona igitangaza cy'Imana, ariko umunsi yatobo yavuga ati uyu mwana yitwa Yohana, akaba ari bwo atobora. Bahise bahindura amagambo, ariko twamukomeye amashyi nimba mu gihari. Yitwa Imana, yitwa Rubasha. Ajya anyuranya ibihe abantu bakabimenya, ajya anyuranya amaboko abantu bakabimenya. Imvugo ye ni ihame, ibyo abantu bavuga bitandukanye n'iby'Imana yavuze. Abantu babona birangiye, Imana ikavuga ngo ntibirangiye ahubwo biratangiye. Mwavuze ngo amen. Ikintu cyanyemeje ko Imana iri kumwe nanjye rero, hashize ukwezi batumira uyu Munezero mwaburebaga, ndamukunda, niwe wanyubatse narasenyutse, nicaye aho kandi mu iteraniro. Ubwo naraye mu ishyamba nabwo nsengera icyo gihe iteraniro cyo kuwa gatanu n'icyo twagiraga icyo gihe, ubu risigaye riba ku wa mbere. Ndangije Imana batumira Munezero, umwe wansenye niwe wamutumiye, araza yigisha kuri icyo jambo ati Yesu arasinzira. Mana we, nuko yagiye nari kumwimwibutsa icyo gihe retse itariki ntazo nzi, ariko ni 2011. Aravuga ati mukangure, akagira cyati mukangure, nutamukangura biragukomerera. Yewe akagira kwa kundi nyine mwarebaga. Umva, abantu barankanguye aho nari nsinziriye kubera ibitotsi by'umuruho n'umunaniro, bati kanguka wa kintu Imana iragushyigikiye. Ndakanguka, numva arimo aravuga ati Yesu ati yo yasinziriye agasinzira ku kibazo cyawe, mukangure. Ndavuga nti bugi Imana iranshyigikiye bene aka kageni. Nibwo namenye ko Imana iri kumwe nanjye. Mu kigerageza umuntu ntabwo yisobanura, ariko Imana niyo igusobanura. Byaratinze bigera mu kwa 7, mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 12. Ubukwe nyine bwarapfuye. Mu kwa 12 bansubiza ku isoko, baravuga bati Angelique nahaguruke. Nayo maze kwantuna indirimbo yitwa Gutabagwa, twarimbaga muri korali yacu Abaragwa. Rangije nantunye neza ndi mu bihe byiza. Baravuga Angelique ahaguruke aze ku ruhimbi. Ndahaguruka ngira ngo ni ikindi
mushumba agiye kumbwira aravuga ati umukobwa murazi kuko bwapfuye dore bibaye amezi 7 tumushibije ku isoko mwese mubireba akaboza umuguzi gasubirana nyirako ntabwo koroda zamujyana byararangiye yaratubeshye twabonye ari bihemu abeshya none nasubire ku isoko umusore ufite gahunda zarambagiza navuye aho ndeba neza nk'ibisusa byakubiswe n'intuze ndavuga ni hajya noneho ndajya ndirimba ngo iki ntiburapfuye neza birarangiye burundu nasubiye ku isoko mu kwa 12 mu kwa mbere baranyiba njya mvuga ngo abageni bageba abantu batandukanije ubuhamya ninge mugeni buri muntu agira ibye ninge mugeni wapfushije ubukwe urumva ni nko ku munota wa nyuma ko habura gukwezi kumwe bakananyiba ibishyingiranywa byose barabyiba barakukumba kwa kundi bakukumba cyangwa guhanagura baratwara ifoke baratwara utuntu twose baratwara mu kwa mbere ndangije ndakubitika mbura n'imyenda yo kwambara narihaga narizigamye ibya pirate bigendana na pirate Burundi Imana ntitanga pirate ndangije mbona ndakubititse rero reka mvuge gatoya bundi mite ninjira mu ijambo dusenge aho niho nagiye guhuruza Imana rero bigeze mu kwezi kwa 3 ndangije mbona amagambo abaye besha atari kuri amukobwa umenya ari umunyamwako apfushije ubukwe none nibishingirango barabyibye bamushubije ku isoko atari kumenya karande ziwabo nuko zimeze abantu buri muntu wose avuga ibye iyo umuntu ari mu kibazo ndangije rero mbonye amagambo angeza kandi se ujya ngo habagariye nabo turirimbana nabo twasenganaga nabo muri niba ture twabaga turi kumwe yewe uzi gutanga indirimbo cyo twakoreshaga amadisiketi indirimbo ikavuga abantu bakivuga bakikuriho ko kararimba se karirimba nibwapfuye ati zimfashe bakamera nk'abisi n'ukuri kw'Imana narakubititse ndangije ishengesho rijya kunsengesha amarira njya kuyaririra ahantu hitwa Samuduhana ahantu mu bwiza bwa Gasogi nurira igitari 9 za mu gitondo naraye ndasinziriye ndagenda ndayihamagara ndayibwira ntuwiteka Mana ya Aburahamu Mana yanjye Ndanjeriku w'Imana mwene bikora Imana Feliciane na dusaba Imana Serafina bavuka ku Gikongoro aho zari muri commune Kivu ndayibwira ntinje kugutabaza ntugire ngo nundi ni wa mukobwa uherutse gupfusha ubukwe ndayibwira ntintabara kuko mfite ingingo indengera ndayibwira naratatse nagize icyo nitaho kandi nageze mu bushorishori bw'igiti ndayihenda ndakizunguza ndayibwira ni ntago mva aha ngaho utamaye umugisha ntago nkurekura nagucakiye narinje kukureba imbaraga zanjye ariko zirangiriye aha ngaha ariko nagerageje ndayibwira ni ntabara nimba ubona natabara ingingo indengera ko nyifite ko nagusenze ko natambitse ibirenge ndayibwira nti witagira icyo nshinza wigeze ubona nsomana nigeze ubona ndara ku muhanda abantu bavuga ati dore wa mukobwa w'umuririmbyi ndayibwira nti nimba warabonye narigeze manura ijipo ntubinzize ntariko narakubashye nabara ndayibwira nti none nimba ijambo rya riva ngo mu mahanga yose ukubaha agakora ibyo gukiranukura mwemera nti none ndazira iki Uwiteka ndazira iki kuko rode yambenze wowe urantegonaniriza iki yewe Imana yarantabaye ngaho yamwakuriye nasenze impuruza yo kabyara irandengera ndayishimiye Imana irantabara yohereza umuhanuzi muri iryo joro rya 9 yohereza umuhanuzi aragicakira ati nduwiteka ati ngukuyeho karande ziwanyu ati kubwa karande ntibwari kuzaba ariko ndi Imana ikumwakuye n'amateka maremare ubuhamya bumara amasangahe ariko reka nsoze ndangije umva Imana yo kabyara biramwakuye ingirira neza irambwira ngo ikimenyetso nuko uyu mwaka ngutabaye hari mu kwa 3 mu kwa 12 Imana yabyagese Imana yarankoreye ubukwe mu kwa 5 yampaye fiance ku itariki 28 za zindi ubukwe bwari bwapfuye umwaka warushize ndangije iyohereza fiance umugabo w'inzobe n'abana b'inzobe yarabampaye 4 ntuye ni Kigali kubera Imana hamwe na Sebere niho yantambagije babireba inkorera ubukwe umva Imana iginyuranye ibihe nambara agatimba keza nambara agatimba gahenza abantu barangije bahindura amagambo baravuga ati Angelique ko niwe Imana itabaye bene kari akageni nje namba agatimba gashyashya katarambagwa n'abandi bageni bakikazana bakiva kukazana mu Buhindi icyo gihe gatimba namba iri amikenyero y'Abahinde
ikanzu cyiza n'imyenda myiza yose mva ndambara. Abantu baravuga bati ntago bishoboka. Ni wa mukobwa apfushije ubukwe, umukozi wo mu rugo wakoraga kwa Sentama haruguru urusengero, vuga ati ntago bishoboka. Abantu baruzura urusengero bavuga ati tuje kureba abantu bagafatwa n'ibipatusi bakavuga ati natwe ntabwo twava muri ubukwe ntacyo dukoze, barantwerera. Nageze nimugoroba abantu bagitwerera. Imana iyo yashatse gukora irakora. Nababwiye ngo mbazana ijambo rivuga ngo uw'Imana yavuzeho aratungurana. Rindira utegereze, uyirindire, uyitegereze, uyubahe. Password ni ugushara hageze n'ubundi ntiyabyara, ariko igihe kigeze Imana imuzibura indi byara. Abyara uyu mwana w'umuhungu witwa Yosefu. Yosefu ngo agiraga imico myiza itari nk'iya bene se. Ngo arangije ngo ubwo babaga bari mu bintu by'amafuti, yarazaga akabwira Yakobo ati dore bakuru banje aho bari bagira gute. Arangije ngo rero ngo Imana nayo ikarushaho kumukunda, bituma na se Yakobo amukunda, ngo amudodeshereze ikanzu. Hanyuma Yosefu uyu ngo atangira kujya arota. Amaze kurota ngo akarotorera bene se ati nyabuneka nimutega amatwi mwumve inzozi narose, nyabuneka muzumve. Ngo barangije ngo bumva inzozi yarose, bumva ngo azabukomeye. Nari ndimo mvuga ngo none niba bene se wa Yosefu ari amarasamwe, baramwitegeye akiri kure bagashaka kumwica, uwo mutosi ibere rimwe niwe utaguhemukira. Uretse ko ari ijambo Imana iba yarakuvuzeho ari ryo rikurinda. Uwo mutosi ibere rimwe niwe utaguhemukira. Uwo wita inshuti magara niwe waguhemukira. Ariko ikintu kikurinda ni ijambo Imana yakuvuzeho. Bibiliya yavuze ijambo twasomye ryavuze ngo bakomeje kumwanga, bamugirira ishyari kubera inzozi, bumva zabukomeye mu bihe bizaza. Ngo barangije bamwitegera akiri kure, ngo dore Karose arashe, mureke tumwice turebe ko inzozi ze zizaba. Ngo bayigira inama yo kumwica atarabigira hafi. Ngo bamujugunya mu cyobo cyacukuriwe kubika amazi. Ngo bari bazi ko biri burangire, ariko turashimira Imana yahise itegura Yuda, atanga igitekerezo. Yuda wagambaniye Yesu na Yuda wagambaniye Yosefu, bose ni ba Yuda. Simba Yuda ndabakunda, batuma umugambi w'Imana usohora. Rubeni yaragiye kumwiba ngo azamushire se, ariko Yuda byari ngombwa. Imana ihita itegura Yuda, aravuga ati icyangombwa ni ibiceri, ahubwo tukigurishe turebe ko inzozi ze zizaba. Ngo bahita bashima igitekerezo cya Yuda. Umva ni igitekerezo cy'inyamwibwa. Barangije ngo bahita bavuga ati turacyemeye. Ngo baramugurisha mu Banyamisiri, ariko ngo ageseyo kubera ko yavuzweho n'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo ukuboko kw'Imana kwiza kubana na Yosefu, kwa Potifari byakozeho bikemera. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo waba uri mu bibazo, nubwo waba uri mu bigeragezo, humura, Imana iguteguriye avance. Igihe itaragutabara itanga avance. Igihe itarakurengera ngo isoze ibyo yavuze ibiguteguriye avance. Kandi avance niyo umuntu ageragerezwamo. Ikibazo abantu benshi baguye muri avance. Yosefu Imana yamuteguriyeho kwa Potifari. Ngo Potifari aramukunda, arangije amwitegereza abona n'umusore mwiza utagira uburiganya. Arangije ngo ahita amwegurira ibintu bye byose. Aramubwira ngo umva sha, nguha ibi bintu byanjye byose ujye ubigenzura. Yosefu ababaye karatera akaba nka kontabure, ibintu byose akajya bigenzura. Arangije aravuga ngo ntabwo nzigera ngucunga. Arangije Yosefu arambara neza, aratamira, aratebeza, indiraza. Muri avance uzi ko byemera. Imana itegura avance. Ibi turimo ni muri avance. Nabitaraha avance izayibaha. Iby'Imana iyo wabanye n'Imana igenda ikugirira neza, igenda ikondora gahoro gahoro, kugira ngo ibyo yavuze uzabishikeho. Ariko abagihari tukomera Imana yacu amashyi. Taravoya sire mando yasika, Imana ishimwe. Ubundi Yosefu muri avance yitwayemo neza. Cyangwa tuze gusenga Imana. Muri avance yitwaye neza. Arangije Yosefu uko yambaye neza, ukabona amafaranga, arangije akajya yitwara neza. Amaze kwitwara neza ngo bituma uyu mugore wa Potifari amwifuza, ariko Yosefu aramuhakanira. Abonye ibintu bikaze, akizwa n'amaguru, aravuga ngo ibikoresho byanjye mbihagazeho, arihuta. Nasomye ijambo mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 21. Harimo ijambo rivuga ngo icyo gihe Dawidi yaramaze kwica Goliyati, ariko hashize iminsi Sawuli akomeza kumuhiga.
muri 21 arangije ngo igihe yarahunze Sawuli yashaka kumwica ku murongo wa 5 ngo yarashonje Dawidi ngo asanga umutambyi aramubwira ati none nta mafunguro araha ngo umutambyi asubiza Dawidi aramubwira ngo nta mitsima ya rubanda afite. Imitsima ya rubanda ntayihari, hasigaye iby'Imana ateguriye abayo, abavuganye nayo, ab'Imana yavuzeho, niyo mitsima isigaye, naho ba rubanda bayi iya rubanda ntayo. Dawidi icyo yashubije yaravuze ngo umva, twahagurutse iwacu ibikoreshwa by'abahungu ari ibyera, tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore, nubwo ari urugendo nk'izindi ntibyarushijeho kuba ibyera kuko twaragowe twarananiwe, ariko hari ingingo iturengera twarihanganye. Abantu bihanganye Imana igiye kubatabara, abantu barindiriye Imana igiye kubatabara. Netakara voya sire mando yasika, abantu bayihanganye bakarindira Imana, bakihanganira muri ubu buzima, bakihanganira muri uyu mujyi, bakihanganira muri uyu murimo, ntibasambane, ntibagire gute, ntibibe ntibagire gute, Imana igiye kubatabara. Imitsima isigaye ni yabo. Reka dusenge. Ariko muraharira twihutishije rero kugira ngo dusenge. Reba Yosefu mu nzu y'imbohe bahise bamuta muri yombi kubera yemeye guhagarara ku bikoresho bye. Agiye muri gereza amaze y'imyaka 2 kubera neza guhagarara ku gukiranuka. Aravuga ati ndamaramaje. Reba muri gereza, reba uko bari bamwiteze bavuga ngo ntibizaba ahubwo azapfira iyo ngiyo. Umva umugambi w'Imana ujye utungura abantu. Icyo Imana yakuvuzeho humura nawe watungurana. Haleluya, haleluya. Ko tugiye gusenga mwanyitabye amena. Bibiliya yavuze ngo ubwo yarari muri gereza yaremera hihanganira, birangije ngo umwami abarosi inzosi haburuzi sobanura. Nta kindi cyatumye mu bahanga n'abapfumu n'abakonikoni haburuzi sobanura. Imana yari yashyizeho password. Muraharira, murahari ko tugiye gusenga? Nimwihangane dusenga uyu munota umwe. Imana yashyizeho password ku nzozi haburuzi sobanura. Ni kwa kundi nta mitsima isigaye, ishyiraho password kugira ngo Yosefu abari uva muri gereza zisobanure. Yosefu amaze gusobanurira izi nzosi, bamugiriye neza, bamwogoshe bakamwambika, bagahura n'umwami. Umwami aravuga ati none wasobanura izi nzosi? Aravuga ati ntago ari njye ahubwo Uwiteka niwe wamenya iby'izi nzosi. Ngo arangije ngo Yosefu asobanurira inzozi umwami yari yarose, ngo umwami iyo nama iramunezeza. Tugiye gusenga. Haleluya. Ibi bintu birakaze. Umuntu uvuye muri gereza ni gute ahisa aza akicarana n'umwami, abaye umujyanama w'umwami, ikubagaho nta nama ibayeho, nta iteranye, ntaki. Ibi bintu birakora we. Kandi Imana ije gutabara ntawe igisha inama, ntago ibaza inzira, iyo yaje iba yaje. Haleluya. Avuye muri gereza ahitsa asobanuye inzozi, ako kanya abaye umujyanama w'umwami. Ahise avuga ati kandi mwami ndakugira inama, iyo myaka 7 burumbuke n'iy'inzara uko bizagenda, tegeka ushaka uhunika bazahunika cyane, inzara itazagera ahangaha. Ngo umwami iyo nama iramunezeza n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Aramubwira ngo kuko Imana yakweretse ibyo byose, nta wundi w'umunyabwenge nguhwanye, nguhaye gutwara igihugu cyanjye, intebe yanjye yonyine niyo izagusumba. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Imana uwavuzweho n'Imana yatungurana, nawe watungurana. Na Imana irebye uko wihanganye igiye kugutunguza ineza yayo, igiye kugutunguza akazi, igiye kugutunguza urugo wa mukobwa we. Imana iragutunguye kuko irashoboye. Ibyo wabonaga nanzira Imana ishyizeho inzira. Ntago Imana ibeshya, ntago Imana ibeshya. Iyatabaye Dawidi imusanze mu bushumba, ntawe igishije inama ikamukurayo ntibajye ntibanywe. Ameza bayateguye nubira cyakora. Haleluya, haleluya, haleluya.
ndakwinginga umuyobozi aze nawe gutunguza neza yayo. Uwavuganye n'Imana aratungurana. Mpamya bundi nzabubaha ubutaha nibirebire ni byinshi. Kuko Imana yankuye muri gereza ikantabara bahuze nibirebire. Imana iratabara. Iratabara. Aleluya. Iratabara. Nanjye ndi mama w'abahungu n'abakobwa. Ntuye Kigali narigwesha amadongo. Kuri YouTube wanditse ngo wa mugore ubyina, nzambyina nyine. Ndi wa mugore ubyina. Nta wundi mugore ubyina. Ubutaha zaza aturirimbire nubwo aririmba playback tuzayigabanya tuyiringanize tuzongera tumuhamagare. Murabyifuza? Azaza aje kuririmba gusa. Aducinyira umudiho. Haleluya. Abanyamasezerano haleluya. Aravuze ngo umuntu wavuzweho n'Imana agira gute? Aratungurana. Kandi cyambere no komeza kugirira Imana iki? Icyizere. Imana ishimwe. Kandi password twayikoze nukubaha Imana. Tugende dukomeze gukiranukira iki? Imana. Reka nubundi azamurijwe nubundi asenga Imana nk'umuntu Imana yatabaye. Yari amaze igihe kinini cyane ku musozi. Yavuze ngo yuri igiti nge ubuhamya bwe narabwumvise nubwo mwishashi. Nta umuhanuzi ntago ari wacakiye. Umuhanuzi yacakiye igiti. Nose umuhanuzi yaramurebaga ko ari mu giti. Umuhanuzi yacakiye igiti ahanurira igiti ari kuri mu gitagira gute? Arumva. Nuko rero nawe wumva umaze igihe ukumva unaniwe ukumva hari by'Imana yavuze n'inyabinyoma nizo ngorane tugeramo ariko Imana twiringira ashoboye. Reka zamura ijwi asenga Imana kandi rwose nimwongeye gukingura tuhita dusengera gutandukana kuko hari izindi gahunda tugiye kujyamo. Hanyuma tugiye gusenga Imana. Warabanye n'Imana ntago Imana yakora ikosa ryo kugusezerera amara masa. Ntago izagusezerera amara masa. Mana yacu Hallelujah. Imana yo kwisegwa, Imana Elohim, Imana Elishadari, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, Imana yandengeye, Imana igabura, Imana yambika, Imana itanga agaciro, Imana itanga kubyara, Imana yubaka ingo zigakomera. Turi muri iri teraniro ijambo ryawe ryavuze ngo uwavuzweho nawe aratungurana. Erega umuntu yarabanye nawe ntago wamusezerera amara masa. Ntiwakora ikosa ryo kumusezerera amara masa. Yakobo ubwo yarari kwa Labani ngo yamuhinduriraga ibihembo, ariko kuko ari ijambo wari waramuvuzeho utanga umugisha kuri Yakobo. Umunsi umwe Yakobo ubwo yarahambiriye ataha, Labani ngo amukurikira arakaye, ariko ngo urangije ukangara Labani muri iryo joro netakara voyasire, uramukangara ugira ibintu ukangarira ubwoko bwawe, ukangare mu izina rya Yesu, ukangara ubwoko bwawe bunana hahoro, ukangare warakangaye. Yakobo abona amahoro. Yakobo abona amahoro. Ubwo Labani yaramukurikiye arakaye, yarazi ko ari bumwambura ibyo afite byose, ariko Imana yitwa Uwiteka ikangara Labani nijoro, ntiyagira icyo atwara Yakobo amugezeho kubera ko ari cyo wari waravuze. Yesu ushimwe.